Hari igihe waba warumvisha amagambo umuntu akubwira cyangwa se wumva avuga ukumva aragusenya, cyangwa se ukaba wakumva amagambo umuntu akubwira cyangwa avuga ukumva arakubatse. Ese amagambo yubaka aba ameze ate? Ese amagambo asenya aba ameze ate? Ibyo nibyo muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe. Tugiye kureba amagambo ushobora kumva akaba yaguca intege, akaba yagusenya burundu, cyangwa se amagambo ushobora kuba wakumva akaba yagutera imbaraga, akaba yagutera courage mu byo ukora, ugakora cyane ndetse ukagera no kuri byinshi kubera ayo magambo. Muri iki kiganiro turaza kugenda twifashisha ingero, cyane ingero z'inkuru ziri buze kudufasha gusobanukirwa byinshi kuri izi ngingo. Ntujye kure rero, bana nanjye usobanukirwe byinshi ku buryo ijambo ryiza rishobora kubaka ndetse yewe n'uburyo ijambo ribi rishobora gusenya. Njyewe ndi Niyo Daniel, muhaye ikaze muri iki kiganiro. Niba uri umusangwa utarakora subscribe cyangwa se uri mushyashya, nagusaba kureba handitse subscribe ukahakanda, ugakanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana. Ushobora kumva umuntu avuga ati sha ufite ibiheri bibi, ari kubikubwira cyangwa se wenda atanabikubwiye ariko ukamwumvira ku ruhande ko ari wowe wavuze. Icyo gihe utwo duheri cyangwa se ibyo biheri ufite utari ufite icyo bigutwaye ndetse utanatekerezagaho cyane, ushobora gutangira kumva ko ari inenge ufite ikomeye ku ruhu rwawe. Ni hahandi utangira kugenda wihisha abandi udashaka kuvugana nabo kubera ko wamaze kwishyiramo yuko ufite akantu k'inenge bashobora kukurebaho bakaba bagusekaho. Nyamara mbere utarumva iryo jambo waragendaga ugahura n'abantu mukaganira ndetse yewe mugahuza n'urugwiro. Noneho wumva iryo jambo nibwo utangiye guhindura uburyo wabagaho. Iryo jambo ryaba ryongereye iki? Ufite kubitekerezaho. Ubwo urumva nta kindi kiba cyarakwishe, ni ijambo ry'umuntu. Cyangwa se wenda usanzwe uri umuririmbyi ukumva umuntu aravuze ati shakiririmba nabi. Uwo muntu ashobora kuba agufitiye urwango ruturuka ku kindi kintu, nyamara wowe ukahita wumva ko uririmba nabi, ukibagirwa igihe cyose wahereye uririmba, ukumva yuko umuntu umwe ukubwiye ngo uririmba nabi, nutekereza abandi bose bagiye bakubwira ngo uririmba neza. Iryo jambo ribi ryonyine nibyo rihita rikwangiza, ukumva ko uririmba nabi nyine, ukumva wanabihagarika ukabivamo burundu. Cyangwa se wenda uri mu nzira yo kwiteza imbere, urimo urishakira ibiceri, warangiza ukumva umuntu avuga ati sha uriya muntu ni umutindi, mba mbona atazanatera imbere, ubanza ari karande zo mu miryango. Ucyumva gutyo hari igihe ushobora kuhita utekereza ibi bintu, ushobora kuhita utekereza ati ariko wa mugani igihe nakoreye, igihe nahereye mvunika ko ntacyo ngeraho. Kubera iryo jambo wumvise gusa, umutwe wawe ukahita ugushakira ibintu byinshi ukuzanira bikumvisha yuko mu muryango wanyu harimo karande utazigera utera imbere, ukahita wumva ko ibyo urimo byose ari ubusa, ukahita wumva ko ntaho uzagera, ukaba wacika intege zo gukora cyane, ukarekera gukora ndetse yewe ukabaho ngaho ntacyo ukora kubera ijambo ryonyine ryavuye mu kanwa k'umuntu. Ijambo rishobora gutuma abakundanaga babiri baba banzi bakaba bakwangana. Wenda mu muryango umugore n'umugabo bari bafite urukundo, bakumva ijambo riturutse hanze ku ruhande rikaba ryatuma bakwangana rwose, bikaba byatuma bagira no kugutandukana. Reka nkubwire aka gakuru gato wumva uburyo ijambo rishobora gutuma umugore n'umugabo cyangwa se n'abandi bantu bikundaniraga bashobora gutandukana kubera ijambo rito cyane riturutse mu kanwa k'undi muntu utari hagati yabo. Hariho umugabo, uwo mugabo yadodaga inkweto rwose, nta mafaranga yari afite mu buryo bugaragara. Yari afite umugore we wari mwiza rwose. Umugabo arangije arakora cyane, abona udufaranga agurira umugore w'imyenda myiza. Umugore we yambaye, umugore yaraberwaga cyane. Ubwo umugore we yari agiye gusenga rero, yambaye ya myenda mishyashya umugabo we yari yamuguriye. Ubwo umugore ari kugenda anyura ku bagabo babiri, umugabo umwe muri abo yari amuzi, undi atamuzi. Ubwo utamuzi arabaza ati uriya mugore w'ikizungerezi ni uwande? Ubwo wa wundi umuzi ahita asubiza ati uriya se si uwa ka kagabo kadoda inkweto? Undi ati oya ntibishoboka. Ubwo ahita yiyegerera umugore ngo abanze amubaze koko niba ari byo. Aramusuhuza ati umeze ute? Ati ni sawa. Ati ndabona uri mwiza, turakoze. Ati none se uriya ndamubajije ngo umugabo wawe ninde? Ahita ambwira kuri uwa ka kagabo kadoda inkweto. Ubwo umugore ahita asubiza ati yego ni we mugabo wanjye. Ubwo wa mugabo ahita amubwira ati yewe reka nigendere urabeho, n'ubundi abagore beza mupfa ubusa. Ubwo umugore muri we yahise agira ibitekerezo byinshi, ahita atekereza uburyo arimo arapfa ubusa,
ahita atekereza n'ibibazo byinshi ku mugabo we. Ubwo arataha agera mu rugo, umugabo we nawe arataha asanga umugore we mu rugo. Umugabo yaratahaga rwose akahita ahobera umugore we n'urugwiro rwinshi cyane. Ubwo umugabo agiye guhobera umugore asa nk'umwitaje gato, ubundi aramwitegereza ahera hasi agera hejuru. Amurebye koko abona ari akagabo atari umugabo. Ibaze nawe, ibyo byose byabaye ku bw'ijambo ryonyine. Umuntu wabanaga n'umugabo we amuha icyubahiro, abona ari umugabo rwose uhamye, yaje kubona ko ari akagabo kubera ijambo ryonyine. Nyuma y'imyaka myinshi babana, ubwo bya byishimo byari muri uwo muryango ni gutyo byatangiye kugenda bikendera, bigenda bishira. Inkuru iza kuvuga yuko byaje no kugera aho bagatandukana. Ubwo urumva byose byaturutse ku ijambo. Ijambo ribi rishobora kwangiza buri kimwe, rishobora ndetse kurimbura buri kimwe. Niyo mpamvu tuba tugomba kwirinda kuvuga amagambo mabi mu kanwa kacu, tuyivugaho cyangwa se tuyavuga ku bandi. Ariko nanone nubwo ijambo ribi rishobora kurimbura buri kimwe, rishobora kwangiza buri kimwe, nanone ntitwakwibagirwa yuko ijambo ryiza nanone rishobora kubaka buri kimwe, rishobora gutuma buri kimwe kigira imbaraga kandi kigakomera. Urugero rworoshye rwa hafi naguha rwo gutuma wumva yuko ijambo ryiza rishobora gutuma buri kimwe gikomera ndetse yewe kikagira imbaraga zihambaye. Ndizera nashidikanya ko utarabura umuntu ukubwira ngo urakoze, utarabura umuntu ukubwira ngo useka neza, utarabura umuntu ukubwira ngo urarenze, utarabura umuntu ukubwira ngo usa neza, utarabura umuntu ukubwira ngo ufite amaso meza, utarabura umuntu ukubwira ngo ufite igikara cyiza cyangwa se ufite inzobe nziza. Si ibyo gusa, n'andi magambo yose ashobora kuza asa nk'akurata. Ese ayo magambo bayakubwira wumvishe muri wowe umeze ute? Birumvikana iyo umuntu akubwiye ngo urarenze, ngo uri mwiza, uhita wisetsa ukamwenyura ubundi ukavuga ngo urakoze. Uko niko abenshi babigenza. Burya iyo umuntu akubwiye ngo urakoze, akakubwira ngo urarenze, akakubwira ngo urakomeye, burya ni izindi mbaraga bagushyizemo wowe udashobora kwiyumvisha, ariko menya ko abagushyizemo imbaraga ndetse nyinshi cyane. Reka nifashishe indi nkuru hano nkubwire uburyo ijambo ryiza rishobora guhangana na buri kimwe, rishobora gutsinda buri kimwe. Yumve neza. Hariho urugo rwabagamo umugabo n'umugore. Ubwo umugabo yari agiye ku kazi mu gitondo, ageze mu muryango abona urwandiko rwasizwe n'abajura, rwari rwanditseho ngo kuwa kane tuzaza kukwiba. Ubwo byari kuwa mbere. Bati tuzasange 400 mu nzu yawe, kuko nitubibura tuzakwica ndetse twice n'abari mu nzu yawe yose. Ubwo umugabo yahise agira ubwoba, asubira mu cyumba ngo abanze abwire umugore we iby'urwandiko abonye. Umugore amaze kureba urwandiko arangije aravuga ati ariko nawe ugira ubwoba, ubu utangiye gupapa ku wa mbere ibintu bizaba ku wa kane. Ati ahubwo reka tubitegure ubundi bazaze natwe tubereke ko tudakina. Ibyo byavugwaga n'umugore. Ubwo baratyaza babika ibibando munsi y'igitanda, bati tuzabica ahubwo. Ubwo ku wa kane bari biteguye ko abajura bari buze, bose nawe aryamye bari bicaye. Bagejeje saa 5 za nijoro, atari kubu baraza, ibitotsi nabyo byari bitangiye kubica. Bagejeje saa 6 batariko ntibari buze, reka twiryamire. Bafata icyemezo cyo kuryama. Bagiye kuryama, umugabo agikuramo imyenda agiye kuryama, abajura baba baraje. Abajura barabinjirana. Umugabo n'ubwoba bwinshi yari yakuyemo ipantaro ahita atangira kuyambara kubera uburyo yari ari gusosomira ndetse n'ubwoba yari afite. Ntiyatekerezaga uburyo ari kwambara ipantaro ayambaramo ukuguru kumwe. Ubwo umugore atari kwambara ipantaro neza, ubwo yambaye ute? Umugabo ntiyari ari gutekereza uburyo arimo arambara ipantaro, abona gutangira kwambara neza ariko ari gutitira cyane. Ubwo akiri kwambara ipantaro ahita abwira umugore we ati genda ubarebe, genda ubo bareba ndaje. Umugore ati gira vuba ugende, abagabo nibo bagenda imbere. Ubwo mu gihe bakiri muri ibyo, abajura baba babinjiranye no mu cyumba. Bahita babwira umugabo bati twakubwiye ko nitudasanga 400 hano mu nzu tuzakwica ndetse tukica n'abari mu nzu yawe bose. Bati rero tugiye kukwica ndetse twice n'uyu mugore wawe uri hano. Ubwo umugabo yari ari gusosomira, yari ari gutetira, ntiyabashije gusubiza. Umugore arebye umugabo we abona ko umugabo we atari buze kurwana rwose, yabonaga ko umugabo we afite ubwoba bwinshi. Umugore atekereza uburyo ari bubigenze. Umugore araseka, abajura bahita bibaza icyo arimo araseka. Umugore ati mugiye kutwica, ati muribeshya cyane, ahubwo mwebwe mugiye gupfa, nimurenge hano mugiye gupfa. Ati umugabo wanjye agiye kubica, iyo agiye kwica umuntu ni gutya amera. Abajura mu mutima bahita batekereza bati ariko wa mugani
nta mugabo twabonye utitira gutya, arimo aratitira bidasanzwe, ubanza wa mugana agiye kutwica. Abajura nta kindi bakoze, bahise bafata umwanzuro wo kwiruka, barahunga bava mu nzu, bariruka bajya kure. Iyo nkuru maze kukubwira nagira ngo wumve nanone ko ijambo rishobora gukora ikintu utatekereza ko cyabaho. Rero mureke dutekereze neza, tuvuge amagambo meza, tuyivugeho ndetse tunayavuge ku bandi. Ijambo rishobora kwica buri kimwe, ariko nanone rishobora gukora buri kimwe. Igihe wavuze amagambo meza azubaka, igihe wavuze amagambo mabi azasenya. Mureke rero tugenga amagambo yacu asohoke ari amagambo meza yubaka. Njyewe ndi Niyo Daniel, ndagushimiye wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Mwibutsa gukora subscribe, share na comment. Urakoze cyane, nyemerera tubane muri video ikurikira.